ntabyo yabuze ahubwo ngewe ibi bikimara kubaho nahamagaye umwe muri abo babiri Sabe cyangwa Chita wahamagaye nde muri abo nahamagaye Chita wahamagaye Chita ndamubwira ati se ko abana birukanwe kandi akaba ari ukuriye uriya muryango muri social media nkuko bivuze i Nyarugenge Chita yavuze ko ari wowe ukuriye yego ese biragenda gute ko aba bana ejo nejo bundi nibigaragara ko birukanwe cyangwa se ko mbona se wagira ngo ni na mushiki wa nyakwigendera pasiteri Mwokagira Imana urabona badasaca Erina hanyuma mama pasiteri wowe uri umwana w'umukobwa mubo birukanye nawe yakwirukaniyemo mwese yabahamagaye mwese ngo muze mwicare hano mbabwire ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byashuka 5 kuri 5 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Janvier ni kumwe n'inzahuke ni igice cyakora cy'ikiganiro ni nyuma kiganiro twakoranye bwa mbere n'uyu muvandimwe uri hafi yanjye ambwira ko agomba kuzanzanira abana babaga mu muryango w'inzahuke nabo tukaganira nyuma yaho twakoze n'indi part 2 iri kumwe na Kamara aho mu rugo bemeza neza ko aba bana bari kumwe nabo mu rugo tugiye kuganira nabo batubwire ubuzima barimo maginga ngaya dore ko arimo abana biga uyu munsi batagifite uburyo bwo kujya ku ishuri murebe iki kiganiro mugambiriye ibyiza ndavuga badukurikira muri iki kiganiro mugambiriye gufasha abo muba mwabonera ubushobozi bwo gufashwa cyane cyane ko nibana cyane ku bana bagomba kujya ku ishuri muri rusange reka mpere kuri Jacques uri hafi yanjye Jacques umeze neza ndashima Imana yego wewe witwa nde Niyo mugabo Jean Claude yego wewe witwa nde Niyo yita Erina niyo yita Erina kajwe ni gato disi niko wivugira n'inzara ya la fore kabisa wowe Hirwa Ariel Fami witwa Fami Hirwa Ariel Fami Fami uwo mujene nje nitwa Dieu merci nukuri Dieu merci nukuri Dieu merci yego aba turi kumwe ahangaha nabana babaga mu muryango w'inzahuke iyo mvuze umwana ni umuntu wese ugifite umubyeyi nta mwana ukuri imbere ya papa we nta mwana ukuri imbere ya mama we na sogokura aba imfite sogokuruza yaba ari umwana we akitwa umwana nimubifate mu buryo butari bwiza mu badukurikiye muri rusange reka mbere ko twaganye n'ubushize witwa Jacques nyuma y'ikiganiro twakoze kimaze kurebwa n'abarenga 100,000 wabonye iyo ubuhe butumwa cyangwa se n'iki byakugarukiye byavuye muri kiriya kiganiro no kuvanga ibyangarukiye cyangwa se ubutumwa nabonye abenshi banteye amabuye bavuga ko ntari nkwiye kugira gute kubivuga ariko nyamara nabivuze kubw'agahinda nanisegura nsaba imbabazi umuryango w'inzahuke kuba naratandukiriye nkavuga nabi wari umubabaro nari mfite ariko aho muri mu mbabarire icyanshimisha no kubona abana bajya ku ishuri niyo mpamvu narwanye kugira ngo aka kanya nibura magingo tube turi hano kugira ngo mberekane nkuko nari nabisezeranyije abantu yego niyo mpamvu nyamukuru atubwiye ngiye guhera umwe ku wundi batuganirize urugendo rwabo rw'ubuzima ariko cyane cyane kugeza ubwo bahuye cyangwa se bagiye mu muryango w'inzahuke uko byari bimeze n'icyatumye bava muri uwo muryango w'inzahuke kuko aba batanu ko bari ahangaha ntibakiri mu bana bafashwa n'inzahuke uko niko kuri kwabyo byinshi muri byo barabyivugira biragoye ko umuntu yakora ikinyoma mu maso yabagikorera ngewe niko mbitekereza cyane kamere kuri Claude wahuye gute n'umuryango inzahuke kugira ngo uve mu buzima warimo ube inzahuke mbere yaho wari ubaye huti mbere ntago ari ubuzima bware ntago nari mbayeho neza ariko buriya icyo nabanza gushima ndashima Pastor Theogene wenda nubwo yavuye mu mubiri ariko magingaya nahari yumve ko mushima sibyo ariko dusubira inyuma gatonya impamvu mvuga ngo nshima Pastor Theogene nge ndi umuntu wari uri mu buzima bubi pe budashimishije mbayeho nabi mu bintu nawe ubwawe wabona ukabona ni ikibazo gikomeye sibyo ariko magingaya nge Pastor Theogene yankuye ku muhanda mbese abona ubuzima mbayeho nuko yabonaga atari ubuzima bwiza mbayeho sibyo
sibyo sibyo njyewe nasyagaga amakara banyita akanyamakara ni ukuvuga impamvu iryo zina ni naryo bananyita nawe Maginga niryo zina yakundaga kunyita iteka ryose kare kanyamakara nta muntu utabizi ku rubuga uwuzi wese nta muntu atazi ko nitwa kanyamakara so nagize amahirwe ngirirwa ubuntu muri ubwo buzima ntari mbayeho bwiza Pastor Theogene turaganira mubwira ubuzima mbayeho mubwira imibereho yanjye aza kumbwira ngo okay mu rugo ngenda muga ati njyewe indakwisabiye ndabizi neza ko ubuzima mbayemo nabayeho neza sibyo ndakwinginze ngifasha byibura unkire mu rugo so Pastor Theogene nk'umubyeyi yarambwiye ati nta kibazo mu rugo uze kuza usanga abandi bana sibyo icyo gihe byaranejeje cyane bitewe n'ubuzima nari mbayemo sibyo njye naranezerewe mu buzima mu byishimo bye ntashobora kukubwira numva ndanezerewe mu mutima wanjye aho umuntu ukubwira ati ngwino nta cyerekezo wari ufite ukagira amahirwe ukabona icyerekezo uwo muntu nta kintu wabona umugereranya sibyo niyo mpamvu umushima wenda nkanashima mama Pasiteri wenda we babiganiriyeho bakabyumvikana burya ntabwo Pastor Theogene ari kubimbwira atabiganireho n'umugore wenda ngamuhe n'ubwo burenganzira sibyo na mama Pasiteri ndamushimiye kubwo yabyemeye akemera ko nanjye njya mu muryango w'inzahuke nisa ndamushimira pe wenda nubwo bimwe bitagiye bigenda neza aho nyakwigendera Pastor Theogene yatabarukiye ariko ndamushimira wenda ku ruhare no ku byo yagiye agira gute akora ndamushimira n'isaha sibyo ariko nubwo ibintu byagiye bizamo mbese utuntu tw'utubazo mbese umuntu utashobora gusobanura mbese nanjye ubwanjye ntashobora kwisobanukirwa ubwanjye ngo menye ngo ese iyi saha Maginga icyatumye mva mu muryango w'inzahuko ni iki icyo kintu nanjye nicyo mba ntekerezaho na n'iyi saha uyu munsi reka njye kuri Elina uracyari mutoya waje gute mu muryango w'inzahuke ku myaka ufite ubundi ufite imyaka ingahe murete ngako no kuri Korode atubwira imyaka ye murakoze mwegerereze gutya nk'uko mfashe gutya murakoze nitwa niyo kuri mushiki wawe ariko mfite imyaka 18 naje mu nzahuke mvuye mu kazi ko mu rugo nyine nari nararetse ishuri njya mu kazi ko mu rugo njya kwa Theogene ngiye gukora akazi ko mu rugo abona ndacyari umwana arambwira ati ugomba kwitegura ugasubira ku ishuri narahagumye ngiye kujya ku ishuri nagiye ku ishuri mu kwa cyenda niga mu wa kabiri nigamo ibihembwe 3 ngiye gukora examen nyine biranga ndashimira Theogene yemeye kunyakira ntiyanererana nyine gavuga ati ukomeze ugakore ahubwo ngirire impuhwe zo kunsubiza ku ishuri ndamushimira cyane ndetse na mama Pasiteri wabyemeye okay kuri family noneho waje gute mu muryango ufite imyaka ingahe wewe uri kwiga mu kangahe mu kabiri secondaire wari kujya mu gatatu secondaire alright yes ni Pasiteri yarambonye arankunda yegereza mikoro yankunze atanze nanjye mu by'ukuri sinari muzi arambona arankunda abona ndo kugirirwa impuhwe wari hehe akubona imihanda nyine nari naragoswe nibereye imihanda aho ngaho waragoswe uri ingoswe y'imihanda byarancaje aho ubuzima nyine bwari padi kabisa nta muntu nakifuriza kuba muto arambona angirira impuhwe aranzana mu rugo arambwira ati jya mu bandi ni gute umwana nkawe genda gutya nyine angirira impuhwe je mu mwaka ugereranyije niba byibuka maze imyaka 2 umaze imyaka 2 ubwo ni 22 okay
noneho icyo gihe n'amashuri yendaga gutangira Mm. aramfata, amashuri atangiye anjyana ku ishuri ndiga S1 ndarangiza mbona promote, njya S2 ndahiga naho mbona promote muri vacances ishize, nyine muri vacances twari turimo Yego. ngiye turangije, nibwo naje kugira ibyago, ngiye nabifata nk'ibyago, Yego. biba ngombwa ko tutagikomezanyije. Mm. Wenda yarakoze aho yajijeje, Imana imuhe umugisha, Amen. kubera yuko ibintu bankoreye Theogene n'umudamu we, abantu babikora ni bakeya, shari n'abakire bafite ama etaje ya danje, Mm. ariko nyine batabikora, Mm. ariko waradufata nta kintu afite Mm. atugirira neza. Ni muri ubwo buryo rero naje ko nzahuke, nagize umwaka mbona ndahavuye tu, Mm. ko nyine Imana buriya izaca izindi nzira ntawamenya. Alright. Ufite imyaka ingahe? Mfite 17. 17. Yawe urakeye na mutoya wana. Turaganira mu buryo burambuye. Kuri merci. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nukuri Diemeris. Ngo bakwita filozofe yarya? Kubera iki bakwita filozofe? Umufilozofe. Umusaza ubundi ikintu cyabiteye cyane. Umusaza twahuye ngewe nari nicaye ku muhanda. Byari mu gihe cyo kwiga mu gihembwe hagati. Noneho nari ndi kumwe n'abandi bana turimo kuganira, bamwe bareba imbere ngendeye inyuma. Ariko nkaba mbaganiriza kwa kundi mba muri ku muhanda mureba imodoka. Yego. Noneho nkajya nzunguza umutwe gutya. Noneho hari ukuntu yakundaga guca ku muhanda agaha abantu amafaranga. Yego. Aho niho twahuye. Noneho aha abana amafaranga ngewe ndagotwa birangira ntabibonye. Naravuga ngo nuriya mumubwira. Nanjye warambwira ndaza nanjye ama amafaranga 500. Aramaze uti se bite byawe? Ndakubwira ngo ni byiza. Ese uriga? Ndakubwira ngo narigaga. Wari ugeze mu wakangaye. Byari mu 2021 ubwo urumva imyaka 3 irashize. Nari narasoje ikizamini cya leta mu wa gatatu. Naracyujuje. Ariko ujizemo icya leta mu wa gatatu. Yego. umuhanga cyane Ariko Yeye. noneho Dukomeze rata. tuganira nk'iminota 5 yakundaga guca ahantu akatuganiriza, ariko yarangiza akahita akomeza. Noneho turangije tuganira ku bintu byo kujya ku ishuri, arambaza uti se ubahe, mubwira ahantu mba, ati se bimeze bite ko ufite ahantu uba kandi ukaba utajya ku ishuri? Ndababwira ati mba mu muryango ufite abana benshi cyane, ntabwo kujya ku ishuri ngiye byapfa gukunda, ariko mfite amahirwe ko nzajya mu gihembwe cya kabiri, nubwo wenda nzaba ngiye mo hagati, ariko njye nari nizeye n'Imana ko nta kibazo nziga kandi bikagenda neza. Yansigiye nimero uwo munsi, ndangije ndataha bisanzwe nk'umuntu nyine wabaga wagiye guhiga biri aho. Uba abandi bari ku ishuri ubizi, kwa kundi bigara n'abantu ubarusha bari ku ishuri, nawe uri mu muhanda nyine biri aho, nta kintu ufite cyo kujyana ku ishuri. Ndangije ndataha, ariko ntahana nimero ziwe. Hashize iminsi mike rero naramuhamagaye, noneho ampamagara ampitike anjyana ahantu yabaga. Ubwo icyo gihe bari baremukiye i Rulindo, ariko hakiri hashyashya. Naragiye uwo munsi turaganira, ampuzana mama wiwe, noneho ndaharara nta kibazo. Nyine ibisabwa ku mwana ku kanya, nkumva nk'umuntu wari muri mu buzima bugoye. Yampaye imyambaro biri aho, ampa igikapu, arambwira ati utashye we nzakubwira ugaruke. Umunsi ukurikiyeho hadashize nk'iminsi mike yarampamagaye, ndaja. Uwo munsi bari wakoze bye vacances, iya vacances y'igihembwe cya mbere cya 2021. Yego. Abandi bana ubwo bari bagiye mu mwaka ukurikiye, no mu gihembwe cya kabiri mu mwaka wa 4. Yego. Yego. Noneho arambwira ati se urumva ugishoboye kwiga? Ndamubwira ngo cyane, n'ubu ngubu unyohereje nta kibazo. Uwo mwanya yahise ambwira ati wowe tuza uzajya ku ishuri. Ndabyibuka twari twakoze bye vacances, hari abanyamakuru bo kuri Himbaza TV. Yego. Nibwo uwo munsi ngewe naraye mfite icyizere cyo kuzajya ku ishuri. Turabana, nkajya njya ku ishuri rwose, ari papa mama wacu, ari mama tumwita mama, tukajya ku ishuri nta kibazo. Minerivare rwose nkajya niga, nanjye nkaharanira kuzana amanota nk'ibisanzwe. Nagerageje gukora cyane, hahandi wumva ko nyine bigoye. Abantu biga barabizi biragoye cyane. Nkajya niga physique, imibare na chimie, ariko gusa hari competition najyaga nitabira bigiye biraho bya computer,
bakajya banshyira mu bintu by'amarushanwa ari international, ariko kubera nyine hashi navuga ko wenda ari ubuzima buri hashi ukuntu ntabwo nabashaga gutsinda bitewe, ariko hari amwe mu bo nagiye nyine navuga ko nagiye mbona ya noneho ikigo kiza gutuma nyine mba navuga ko ndi nominated mu karere mu kigo cyacu, batangira kujya banshyira mu marushanwa nkajya nsinda nta kibazo, kugeza ubwo nize umwaka wa mbere uwa kane, ubwo ni uwa mbere nyine ndi kumwe na Pastor Theogene, uwa kane ndawusoza, uwa gatanu abantu baradufasha rwose n'Imana iradufasha, amen, ndi kumwe na papa wacu, ariko ngiye gusoza umwaka wa gatanu nenda gukora ikizamini barambwira ngo yatashye. Uwo munsi nibwo ngo yari yakoze impanuka, nta kindi nakoze, nyine nahise nza gushyingura biraho, ariko nyine ubwo nkumva ko aho yaragejeje naho nagumanye na mama wacu nyine mama Pasiteri, turabana akomeza kunyishyurira biraho kugeza ubwo umwaka wa gatanu nawusoje n'uwa gatandatu none nari ngutangiye. Navuga ko rwari rwo rugendo nagiranye n'uriya muryango cyangwa se na Pasiteri na mama Pasiteri, ariko ubu ntabwo tukiri kumwe. Ubu ntabwo mukiri kumwe? Yego. Kubera iki mutakiri kumwe? Nagira ngo ngere ahantu byagenze gute kugeza ubwo muva mu muryango? Ndatekereza ko nkamwe mukiri batoya wenda ababyo bashobora kwijyana, ariko mwe mukiri batoya ndatekereza ko mutafashe umwanzuro kuvuga ngo reka tuve mu muryango tugende. Byagenze gute kugira ngo uve mu muryango? Merci. Na n'ubu haracyari urujijo, sinzi icyabiteye, ariko nk'uko nari nabibabwiye mu kiganiro cyaciyeho, njyewe byaranongoye cyane. Sinzi mu buzima n'ahantu niga wenda wantangira ubuhamya n'abana tubana n'abo nabo nasizeyo na n'ubu. Njyewe ndari umunyeshuri, navuga nkakora imirimo muri vakanse bisanzwe, sinzi n'ibintu byinshi byaberaga mu rugo uretse wenda kumenya ngo nk'uko nyine mu rugo ibintu biba bimeze. Nawe urabizi, njye ndi umunyeshuri, nta kindi kintu pe. Navaga mu rugo ngiye ku ishuri, nkahava ngiye nyine mu bintu biraho. Sinzi uko byagenze, nagiye kumva numva arambwiye ngo ngomba gutaha. Naratashye rero, ndi mu rugo komera, none ngiye gusubira, birangiye ntasoje ishuri. Komera, merci, komera. Ndasaba ko uyu watubera umwanya w'umugisha njyewe, ariko biri paso no kugira ngo umuntu udukurikiye ubona support yatanga ku banyeshuri abicishe muri bo. Njye niba mfite imwe kuruta abandi bose, mubyumve gutyo. Umuntu mwe muri ibirara mwakomeza mukaba n'ibirara ku myaka 18, 17. Merci yaryawe ni 10 ningahe imyaka? Niyo mpamvu nanjye nahagurutse. Uzajya 17 umwaka utaha. Wari uhari famille wowe mu rugo, ni incident imeze gute ku buryo biba ngombwa ko babahuza ngo mutahe? Babahurije hamwe barabwira ngo mutahe kubera impamvu iyi cyangwa umwe yagiye ukwe, ariko urongerejwe numva uvuga gahoro cyane. Habayeho meeting, Yesu uvuge nk'abanjye nyine zo muri mu gato. Ko habayeho isekera habayeho meeting. Komera, merci. Baravuga ati abana bose turabashaka mu nzu. Mwari bangahe icyo gihe abana bari bahari? Biragoye kuba wababara, ariko unavuga kuko twese turi hano uretse Mutarama wari uri i Kigali, twese twari duhari n'abandi bana bari muri famille. Mutarama n'uzingoye tuba dugiye dufite amazina atandukanye. Jacques niwe Mutarama. Jacques niwe Mutarama. Jacques no Mutarama. Yego. Ariko hari undi na none Jacques w'umukuru General Jacques. Bakusanya meeting muri kumwe. Turabashaka, ariko harashize iminsi tubonanye n'akantu katari kugenda neza. Kameze gute? Kuko twitoratozaho, ntawe mfatiyeho imbunda. Nzaza na social media mvuge ko ubushobozi bwanjye burangiye, ubundi buri wese ajye ukwe, ubundi nsigarane n'abana banjye. No, ubwo ngubwo iyo meeting yabaye muri iryo joro, aradutonganya ngo tumwitwaraho nabi, kandi ugeze na karitsiye ukabaza ati aba bana amakuru yabo, yakubwira ko nta kibazo. Reba nk'uriya mwana, urabona ari bad boy? Reba uyu mwana, urabona ari umuntu ari bad boy? Ubwo nyine hari impamvu ubwo biba byarabaye. Komeza.
arangije ati niyo mpamvu ngiye nafashe umwanzuro ko buri muntu wese n'undi wese ushaka kugenda ngiye nshaka gusigarana n'abana banjye, mwebwe mugende mwumvire ahangaha ndabarambiwe. Byari nijoro yaravuze ngo buke yabahaye igihe cyo yarababwiye ati mama pasiteri wa Nyanasiya, igihe nitwa Pastor Claude Niyonzima, nari nsanze muri iki kiganiro, sinari mbazo nari nzi n'uyu, najyaga mbona undi, najyaga mbona n'uyu, hanyuma ari n'igihe nigeze kuhaza ngire ngo sinzi uwankinguriye muri mwebwe akingura imodoka, hanyuma yarababwiye ati byibuza igitumye mbahamagaye ubushobozi bwarandangiranye ntabwo ngifite, ndagira ngo mbahe igihe runaka mwese, hanyuma buri umwe wese arebe uko yakirwanaho. nta gihe yigeze aduha. kuva njyewe nakunda kugendana nawe mu modoka kenshi ngiye i Kigali, ni ibintu byapangiwe mu modoka, bariya basaza bavutse biriya byana nyine babikoma, ariko ibyo byose byakuruwe nuko haje famiye ye yiganza muri rwa rugo. Ubundi niyo mbarutso ya byose. Nkanjye wagendanaga nabo nta kintu bavuga byinshi mu modoka turi kumwe, numva ko akenshi imbarutso ya byose nuko ura muryango wiganjemo famiye yiwe. Wari ukiri kutubwira famiye yababwiye impamvu noneho mugomba kugenda? Wapi, nta mpamvu yatubwiye. Kuki bahisemo mwebwe bane? Kuko uyu we yaragiye mbere. Hari n'abandi ntabwo twebwe, hari n'abandi babiri nuko nababuze. Mwavuye muri bangahe? Muri batandatu. Twagiye turi 8. Ariko abakobwa bo narabashatse ndababura, ntako ntagize, nagerageje gushakisha hose ndababura. Reka njye kuri Claude, ko ufite imyaka ingahe? Njyewe mfite imyaka 24. Nawe mwagendeye rimwe? Twagendeye rimwe. Byari bimeze gute icyo gihe? So icyo gihe mu by'ukuri nta kuntu tutari twaragize pe, uriya muryango sibyo, ibintu byose twabikoraga ku giti cyacu nk'abana mu rugo sibyo, tugavuga ati reka tubikore koko ibi turi gukora ni ibyacu sibyo. Kandi urabizi umwana wese iyo arimo arakora iwabo akora yishimye, avuga ati ibingibi ndi gukora ejo bizangirira umumaro sibyo, tukabikora nk'uwikorera. Ariko mu by'ukuri sibyo, kuba ni n'ibintu byatunguranye, ntuvuge ngo wenda ngo ni ibintu byagize sibyo. Nk'iyo umuntu niba umuntu wenda muri abana mu rugo kandi abo bantu amaraso namwe tubyite ko amaraso aramwe, ni gute mugenzi washobora kukubwira ngo sibyo nshobora kukwirukana uyu munsi cyangwa ejo? Mugenzi wawe umwana muri ibyo bintu narabivuze nigeze mbivuga. Ni gute mugenzi washobora kukubwira ati mwameza agahembe sibyo? Ese icyo kintu kumera agahembe ni iki? Umwana mugenzi wawe cyangwa mama? Si mama, ni n'uwo twabanaga, ariko gereka nkubwire sibyo, ni famiye sibyo. Ariko nk'iyo kuba wakwirukana umuntu wamwirukana mbese mu kinyabupfura sibyo, aho ugafata mugenzi wawe mwasangiye akabisi n'agahengo mwameza agahembe ejo cyangwa ejo bundi mwagenda. Sabira iriya mikoro ifatwe na Mutara mungira ibintu mubaza byavugiwe i Rusororo. Mutara. Yego. Mutara. Nta kibazo. Kuko ndashaka kubaza. Urafatamo neza? Mbo. Mutara. Yego. Hari mu mwaka wa 2023 muri Rusororo mwagiye kwibuka. Yego. Mama Pasiteri wa Nyanasiya
ahagarara imbere y'igituro cya nyakwigendera umugabo we aravuga ngo sheri nje kukwereka ko umushinga watangiye nzawukomeza. Ayo magambo mwari muhari cyane, mwari muhari? Bari duhari, abo bose bari bahari. Mwese mwari mwambaye imipira y'inzahuki. Jean Vegeye inkuru ndayiziho ukuntu. Hanyuma uyu mushinga yagaragarije isi yose, yari yahamagaye ibinyamakuru bitandukanye na za Isimbi TV zari zihari n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byari bihari. Ajya kubirukana ntarabana aho mwabaga, mwese mwabaga mu rugo. Ajya kubirukana yahamagaye itangazamakuru avuga ati mu by'ukuri rero ubushobozi bwarandangiranye bwo gutunga aba bana kandi sinkishoboye kubarera, ndi jyenyine sigaranye abana banjye bangaye nasigiwe na nyakwigendera umugabo twabyaranye twashakanye, none inshuti z'umusaraba, bakunzi b'umusaraba, bakunzi b'inzahuke, rwose dore uhakana ubugore aragarama. Yaba yarahamagaye itangazamakuru ibyo bikabera ku Karubanda? Oya, ntabwo byigeze bibaho. Ni ukuvuga ngo ibyo byose byabayeho n'iki kintu mpora ngarukaho buri munsi ahantu ngiye hose. Hakimara kuzamo ibice bibiri, aba bana bahise bajya hasi, bajya munsi y'ibirenge by'abandi. Yego. Kandi abo bandi akaba ari bo yumva nyine kuruta abandi. Niba urubyumvise ko abisubiyemo ngo uti akabwira umwana mugenzi we ngo nakwirukana ngo maze kumera agahembe. Agahembe nyine ni kwa kuntu umuntu akubona nyine akumva ko yagukora icyo ashaka, kumva kuri hasi ye tu. Yego. Ukurikije uburyo mwabagaho nyuma y'uko nyakwigendera pasiteri apfuye, ubundi mwaryaga iki? Ubushobozi bwaturukaga he? Hari abavugaga bati reka dufashe inzahuke, dufashe mama pasiteri kugira ngo arere inzahuke. Abantu bajyaga batanga ibyo kurya cyangwa muri support, ko twabonye ko hari hatangiye umushinga na stati, havugwa ngo harimo n'umupasiteri witwa Sharenda byibuka, nawe yari memba muri urwo mu nzahuke. Abo bose yahamagaye pasiteri Sharire, nkuko twabonye mu nzahuke Sharire yabaga ari imbere, bamushyiraga imbere, araza ati pasiteri rero ndabona iby'inzahuke birananiye. Hari ibyo yakoze? Ntabyo yigeze akora. Sabe wa Isimbi TV ni umwe mu bantu bavuganiraga inzahuke ndetse na Chita, bakundaga gukoresha ibiganiro. We yaba yaramuhamagaye hanyuma aramubwira ati dore birananiye? Ntabyo yavuze. Ahubwo ngewe ibi bikimara kubaho nahamagaye umwe muri abo babiri. Sabe cyangwa Chita? Wahamagaye nde muri abo? Nahamagaye Chita. Wahamagaye Chita. Ndamubwira ati se ko abana birukanwe kandi akaba ari ukuriye uriya muryango muri social media nkuko bivuze i Nyarugenge. Chita yavuze ko ari wowe ukuriye. Yego. Ese biragenda gute ko aba bana ejo n'ejo bundi nibigaragara ko birukanwe cyangwa se batakigiye ku mashuri, bizagenda gute? Yaransubije ngo ubundi twazaga pastor yadutumiye kandi ntabwo akiriho. Bazaga pastor Theogene yabatumiye bari kuri invitation none ntabwo akiriho. Arambwira nukuvuga ngo nyine yahise ambwira uti ukora icyo wumva gukora. Nibwo nahise numva nanjye ndavuga uti uko byenda kose ngomba guhaguruka abantu bakamenya ibi bintu. Chita yavuze yuko Nyarugenge muri ADPR mu gihe twaherekezaga nyakwigendera pastor Theogene, Chita yaravuze ngo yabasabye we nasabe ko Chita nasabe ko bamubera umuvandimwe kubera ko nta bavandimwe agira. Mwebwe uhamagara Chita, wamuhamagaye nk'umuvandimwe wa pastor Theogene cyangwa wamuhamagaye nk'umujyanama w'uwo muryango? Namuhamagaye nk'umujyanama w'uwo muryango. Mbese hari igihe bigeze baza mu rugo nta kamera bazanye? Oya, ntabwo bijya bibaho. Ntabwo bijya bibaho. Umaze kumbwira avuga ati twazaga uko dufite invitation ya pasiteri, none nta invitation tukibona. Yego. Sabe waba waragerageje kumuhamagara? Oya, we naramuhamagaye nimero yanga kuyifata. No kuvuga ngo niwe nabanje guhamagara. Muhe mikoro. Urakoze cyane. Ngiye nitwa Diemeris. Yego. We wahamagaye Sabe? Yego, ngiyewe nkimara kubona ibyo byose bibaye, nagerageje uburyo ki ntacikirije isuri. Kubera yuko ngiye wundi dere ikintu gituma akenshi ibintu byose mbikora. Ngiye nibutse iminsi ya mbere nkura na pastor Theogene, ngiye mu bwanjye mpita niyumvamo ideni. Uhita wiyumvamo ideni? Yego. Niyo mpamvu ntago ngiye naratangiye kwiga
niyo fondasiyo y'ubuzima bwanjye ngo mbyihorere. Rero uwo munsi nkimara kubona ko bibaye, kuko ndabyibuka batwirukanye nka saa 4 saa 5 gutyo z'ijoro, twese mu gitondo babiri saa 4 n'igice saa 5 z'ijoro. Yego, inama yabaye bavuye i Kigali hari saa 5 z'ijoro, kuko njyewe bari bampamagaye barambwira uti kuko nabonaga ibintu bihabera nkajya nza muri weekend gusa, nirirwa muri Nyabugogo ndi gushakisha. Noneho wari utakibayo wowe? Muri make ntabwo nari nkibayo, we n'agahinda nabonaga baba n'abakorerwa. Ndavuga uti ejo nari maze gukura, rero urabona ko maze kuba umusore, ndavuga uti ntabwo narebera ibi bintu, reka njye nza muri weekend nibura numve ibibazo byabo bimugezeho. Ariko naye nkasanga uwo aba bana niba bambwiye ibibazo byabo, uwo ndi kujya ndimo ndabaza Mercy. Hanyuma rero Mercy uragira uti ni wowe mukuru kuri uyu nguyu. Oya, ni ukubera ko mu ishuri ari wowe uri imbere, hanyuma uyu nguyu akaba inyuma. Umuntu yakwibaza ngo inzahuke zaravuzwe, inzahuke abantu bafashe inzahuke no kugira ngo n'izindi nzahuke kugira ngo rizamuke rikomere cyane. Abantu benshi bazi, undavuze ngo Pastor Theogene utavuze ngo inzahuke, hari abatabimenya. Uvuze mama Pasteur ntushyiremo inzahuke, hari utabimenya. Mercy, ubundi iwanyu ni hehe? Biratandukanye, biranagoye cyane gusubiza iki kibazo, ariko reka mbabwira aho mba. Nkimara gushwana cyangwa se gutandukana n'uriya mugore. Umugore ni uwuhe? Mama Pasteur? Ndimo ndavuga mama Pasteur. Nagiye ku mumama dusa nkaho twari tuziranye na mbere. Ubwo ni he? Ni hafi ya hariya ahantu atuye, kuko ntabwo ubu ni nayo waturutse n'ubundi. Yego, niho naturutse. Mwese niyo mwaturutse? Oya, twese turi ahantu hagiye hatandukanye, ariko twese twavuye muri buriya bice, kuko ntago wataha mu gitondo saa 7 saa 8 z'ijoro uvuga ko ugiye kure, nta hantu ufite ugiye uzi nyine. Yego, ngiye nahise njyaho hafi, nawe bajya hafi, bigenda gutyo. Yego. Ubwo aho niho navuga mba. Aho uvuka ntabwo uhazi? Icyo kibazo tukihorere. Sawa. Tuze hino hano. Wowe hariya wiga mu kangahe? Mu wa 3 segonderi. Ku kihe kigo? GS Ntarabana. GS Ntarabana. Hariya n'ubundi muri uriya murenge wa Ntarabana? N'undi ni muri uriya murenge. GS Ntarabana. Wigaga uturuka kwa Pastor Theogene nyakwigendera? Nigaga na n'ubundi. Hariya DMRC we yigaga he? Nigaga Isumba hamwe ku kigo cya DPR aho Keza yigeze kwiga. Isumba hari ubwo ni Nyamagabe. Isumba mu karere ka Nyamagabe. Gikongoro. Yego. Uyu mwana w'umukobwa wigaga? Hanya niga Rulindo. Nawe wigaga Rulindo? Twigaga ku kigo kimwe kuri GS Ntarabana. Mu wa kangahe wowe umukobwa? Nanjye ni mu wa 3. Mu wa 5? Wari ugiye mu wa 3 segonderi. Hanyuma wowe muhungu bari bayimiye kundihirira inoze imyuga. Jewe hari mu kwezi kwa 6 ndabyibuka baraduteguje, baratubwira ati rero ndagira ngo yuko buri wese yagira ikintu kizamuteza imbere, sibyo? Ndabyuka mu kwezi kwa 6 wenda nuko nibuka itariki, baratubwira ati ku wa 3 mugomba gukora imirimo, no ku wa 4 ku wa 5 mukitegura mukajya kwiga muri interina, mukajya kwiga imyuga abantu mutiga mu bigo bisanzwe, sibyo? Icyo gihe ndabyibuka bakimara kuduteguza ngo tujye ku ishuri, ku wa 5 harageze ndabyibuka inshuti zanjye nazibwira ati ngiye kujya kwiga, sibyo? Ubwo ngenda mbasezeye inshuti zanjye ndabwira ati rero ubwo ngiyewe ngiriwe amahirwe yo kujya kwiga, sibyo? Wenda nanjye ndebe ko nazagira ikintu kizanteza imbere ejo hazaza hanjye heza, ntegura imbere yanjye heza, sibyo? Icyo kintu narategereje kuri uwo munsi wa 5, ndategereza muri rusange ukwezi kwa 5 kwa 6 kurarangira, icyo gitekerezo kitaragira, ukwezi kwa 7 kurarangira,
ndategereza icyo gitekerezo mbona nticyaza ukwa munani kuraza turategereza icyo gihe ko cyajya ngo tujye ku ishuri ukwa cyenda kurinda niyo kwituramo. Icyo kintu cyarambabaje, jyewe nagiye mu nzu ndarira, uko kwa gatandatu kurangiye n'ukwezi kwa karindwi ndarira, ibyo kurira bivaho. Ndavuga ati Mana ni gute ngiriwe amahirwe yo kujya kwiga, byibura nanjye ndebe ko nazagira ikintu nigezaho ejo hanjye heza, ngomba gutegura ejo hanjye heza. Ni gute aya mahirwe nyarase? Mana ndicuje, ndavuga ati Mana basi niyo ibi bintu batabivuga basi bampa icyo cyizere. Yani magambo ntabwo yigeze ujya kwiga? Ntabwo nigeze njya kwiga. Hari imyuga nari narahisemo icyo gihe bari baduhitishijemo imyuga umuntu agomba kwiga. Icyo gihe mpitamo imyuga. Umuntu yakibaza ngo Jacques ari we mutaramu, ari we witwa nde? Niyo mugabo Jean Claude, turitiranwa. Umuntu yakibaza ngo Jacques ari wowe mutaramu na niyo mugabo Jean Claude, mwebwe biragaragara ko ufite imyaka ingahe niyo mugabo? Wari ugize 24. Jacques ufite ingahe? 31. Ufite umugore se? Wari utarashaka? Wowe na niyo mugabo Jean Claude, umuntu yavuga ngo nubundi si byiza ko mugo Brexit aho reka makuvugire nge ku ruhare rwanjye nemeye ku bitambo by'aba bana bafashije bakajya ku ishuri, nge nta kibazo, ndi umuhigi, nge ndi umwana w'imihanda. Nibyo n'ubundi nari ngiye kuvuga, nagiye kuvuga nti ibigabo nkamwe abantu, reka vuga gutya ngo abagabo nkamwe niyo mugabo na mutaramu, mwebwe rwose nanjye ubwanjye mwambaza uti nta kazi k'ubuyeda hanana nkakabarangira. Aba batatu bari bakiri mu ishuri rwose, mama pasiteri ntabwo ibintu bikwiriye. Wakabaye waraje kuri social media n'umuntu usanzwe uzizaho ukavuga uti bavandimwe, ubushobozi bwanjye burananiye, bw'abana uko kurera inzahuke, twiyemeje umushinga, umutware niwe wamfashagamo, yarafite inzira Imana yamuhaye, yerekwa yamuhaye, ariko aho ngeze ndananiwe. Aha hantu rero rwose navuga ngo abantu nyamuneka muze kumenya aba bana, ubwo turabivugana na Janvier ko biza kugenda mu mpero z'ikiganiro. Hanyuma tukibaza rero uyu mwana w'umukobwa mu mpere mikoro, umukobwa uraho neza? Uraho. Harya wambwiye ko witwa nde? Elina. Witwa Elina. Ko mbona se wagira ngo ni na mushiki wa nyakwigendera pasiteri Mwokagira Imana. Urabona badasa Janvier? Elina, hanyuma mama pasiteri wowe uri umwana w'umukobwa mubo birukanye, nawe yakwirukaniyemo, mwese yabahamagaye mwese ngo muze mwicare hano mbabwire? Ntabwo nabeshya. Njyewe yanyirukanye imbere yabo. Wowe yakwirukanye imbere yabo? Ikintu cyambabaje, nari ngiye no gukora examen habura nk'icyumweru ngo nkore examen. Yegereze mikoro neza uzamurijwe. Nari ngiye gukora examen habura nk'icyumweru ngo nkore examen. Nigeze nanyihanganira byibura ngo areke mbanze ndangize examen, cyane ko yarazi ko nta hantu mfite ho kujya. Yarazi ko nta hantu ufite ho kujya? Naramusabye ati wakihangana byibura nkangize examen igihe cya gatatu nkabona biroti y'umwaka, wenda nkazabona n'ikindi kigo, arabyanga. Iwanyu urahibuka neza mu karere ka Nyanza Kibirizi? Nabamibuka kuko maheruka cyane. Ujya kuza Kigali waba wibuka aho waturutse neza? Nageze ku Gasoro, ubwo sinabaza nabarire. Yava ku Gasoro gihe nanagutwara nkakujyana Kibirizi, nkajya ku murenge wa Kibirizi kwa executive w'umurenge wa Kibirizi. No ku karere Nyanza kwa meya Irazimuge nakugezayo. Nahibuka. Oya Kibirizi genda hazi, ndi mu karere ka Nyanza ndahazi rero. Ariko uko biri kose tuti muri ibyo ni byiza ko tumenya ese uyu munsi wa none nyirizina inzahuke twari tuzi yakwirukanye imbere y'abandi, kugira ngo akwirukane imbere y'abandi byagenze gute? Icyo kibazo nicyo muranibaza. Cyangwa yaketse ko musaza we yagufata ku ngufu? Icyo kibazo nicyo muranibaza kubera iki byibura atigeze nambwira ati dushwanye kuri iyi mpamvu, ni ukubera ko wakoze iki ngo ngende nanabizirikana mbizi ku mutima wanjye ko wanjijije icyo ngicyo. Ntacyo yambwiye pe. Hanyuma ntiyakubwiye icyo akwirukaniye?
ntacyo yambwiye. nta kintu waba ukeka mu rugo cyaba cyarahabaye uti ubwo ati cyakoza ndibuka ko habaye ibintu ibi n'ibi bituma mama Pasiteri agira icyo ambazaho muri icyo gihe araceceka, cyangwa se araceceka ariko ntekereza ko icyo yanyirukaniye ari iki ngiki. Utekereza ko yakwirukaniye iki? Nta kintu njya ntekereza ko nabyukaga njya ku ishuri se nkaza nimugoroba nkora akazi bari baramaye nkahita njya kuryama, nawe ubwo igihe atamunaga ko nahoraga njye iyo nagize akazi nahitaga njya mu makayi bikarangira nyine nkabyuka njya ku ishuri. Iyo warangizaga wabyukaga uhita ujya mu makayi, iyo wageraga mu rugo wajyaga mu makayi, wajyaga mu kazi kandi ko mu rugo hanyuma ugahita ujya mu makayi ugahita ujya kuryama ukabyuka ujya ku ishuri. Yego nta hantu rero nari guhura nayo ngo wenda ngo nakoze iki ntacyo pe. GS Ntarabana bishyuraga ngahe? 19,500. Ibihumbi 19,500. 19,500. Nuvuga ngo nibyo ubwo ni 9 ni 9. Nawe ni 9 wiga uwiga ntuze ishuri riri ntuze n'uriya DMRC. Hanyuma uyu mumama wakwakiriye ahantu ba ashobora kukwemera ukajya kwiga? Yego kuko nta bushobozi afite, aramutse wenda ndamutse mbonye umugira neza indihirira. Vuga cyane. Nta bushobozi afite, nawe ni umukecuru urumva amaze gusaza. Nageze mu zabukuru urumva nta mafaranga, ntago afite akazi ngo wenda yakora wenda akandihirira. Ngize amahirwe rero nkaba nabona nk'umuntu umfasha akandihirira, nawe namusaba nkazajya niga nahayo. Ugize amahirwe ukabona umugira neza ukwishyurira ukurihirira ishuri wajya wiga utahayo wabimusaba. Yego. Hanyuma urareba harya niwe wamujyanyeyo? Niwe wamujyanye kuri uwo mama, kuri uwo mubyeyi. Uwo mubyeyi nawe tumushimire, ahubwo turashaka Javi twe kujya gusura uwo mubyeyi. Sibyo byiza? Dukwiye kujya gusura uwo mubyeyi. Mwese Ntarabana Jacques yaravuze ngo bariyo bose. Jacques ni uwuhe? Bita Giraffe. Giraffe ni uwuhe? Mushiki wa mama Pasiteri. Musaza we yaravuze ngo bose barahari. None se abandi bariyo ni abahe atari mwebwe? Hari abana bagera muri bangahe basigayeyo n'abakobwa babiri basigaye nabo nyine nabafasha abana. Nabamufasha abana. Nabamufasha abana. Hanyuma Jacques nako Mutaramu twagiye twumva ibintu byinshi, abantu bumvise byinshi, ibinyoma, ukuri, ubundi ukuri nyako nyirizina watanga n'ukuhe? Kwerekeye kuki? Ukuri kwerekeye kuri mama Pasiteri, ikintu ubona nyirizina uvuga uti iyo ndebye ingaruka cyangwa se intandaro yo kutwirukana niyi ngiyi. Mpora mbivuga cyane ingaruka, intandaro ni uko hari abana basumbijwe kuruta abandi, babaye bakuru kuruta abandi kandi ari abana nabo. Ikindi ni kuzana umuryango wose ukaza hariya, umuryango we wose noneho babana bagatsikamirwa, bazanywe nande n'umusaza. Niyo ntandaro yabaye kugira ngo abana famiye ya mama Pasiteri yose, ariko Pasiteri agihari iyo famiye ntabwo yari yarahaye kwakandagira. Babaga he ubundi? Hano ku Muhima. Babaga ku Muhima. Bivuga ko n'umukecuru wa mama Pasiteri ab'Intarabana nawe arahari, ubundi yabaga ku Muhima. Umugabo wiwe se twigeze tubona umutware wa ariyo twakita se wa mama Pasiteri, nawe yaraje asabana n'umukobwa we. Barahari bose, umusaza n'umukecuru bose baba Intarabana kwa mama Pasiteri. Ariko yari afite inzu ebyiri, hari imwe twubatse mbere yuko atabaruka, ntabwo yari irarangira. Iyo nzu rero niyo babamo, iri hejuru yaho gato, ndumva warahageze. Hari inzu wabonye iri hejuru, niyo babamo. Imodoka, hari imodoka, nyuma y'imodoka yakoze impanuka yari afite imodoka nyirenge ebyiri, ariko hari indi shyashya mama Pasiteri yaguze nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera. Ariya mafaranga yaguzemo imodoka mutekereza ko yavuye he? Nisi ko ari nta kintu akora, kandi uko byenda kose yabonetse nyuma y'urupfu rw'umusaza.
yabonetse nyuma y'urupfu rw'umusaza Eh, yo gufasha inzahuke mwese murimo. agurwamo ibyo bikorwa byose. Ni ukuvuga ngo yakabaye abafasha niyo yaguzemo ibyo bikorwa byose, nyuma yaho arabirengagiza. Yego. Muhamagaye Sabe w'Isimbi TV na Chita bakababwira ngo bajyaga baza ku butumire bwa nyakwigendera pasiteri, mwahise mutekereza iki? Njye ni ukuvuga ngo nkimara kumva ibyo bintu nahise numva ko ishyamba ritakiri ryeru. Nahise mubwira rero ndabikora ku ntuza ku ruhare rwanjye, ngiye kubijyamo ku ruhare rwanjye. Abantu bose barabibonye, barantuka, hari abanshimye, baravuga uti komerezaho, ariko nahise mbona ko harimo ikibazo uko byagenda kose. Niyo mugabo Jean Claude, uwo wahuvuka waba uhibuka byibuza? njyewe maheruka kera Bahitaga ngo iki? bahitaga ku Gisagara. Bahitaga ku Gisagara, mu karere ka Gisagara. Umurenge waba wibuka? Umurenge bawitaga Nyanza. Bawitaga umurenge wa Nyanza. Cyari komine Kigembe. Mutarama, wewe waba wibuka aho wavukaga? Njye nanjye nakuze mu buzima bubi cyane bukakaye. Nakuze ndi imfubyi, ariko mbonye umusaza ubupfubyi burashira bugaruka nyuma y'aho yitabye Imana. Ariko njyewe nanjye nakuriye muri orphelinat, nsanga imihanda nyine mu buryo ntateganyije, ariko naje gushakashaka nsanga mfite bashiki banjye, nsanga mfite na mukuru wanjye we twabanagamo muri orphelinat. Niwe watumye nimenya, ntabwo nari nizi kuko nageze mfite imyaka 2. Numva ko umwana w'imyaka 2 rero muri orphelinat ubana n'abantu bagera muri 80 hara ku Nyundo, nta kintu ubuzi. Ibyo rero orphelinat zigera zirafunga, nibwo naje kumenya inkomoko yanjye, menya abavukana na papa n'abavukana na mama. Ariko nageze ku itongo harahari, ku Gisenyi hara mu mujyi naho narahabaye, hara ku Nyundo, nisanga i Kigali gutyo, ariko ndahazi muri make. Tugiye ku Janvier kugusubiza mikoro yawe. Ngiye kugusubiza mikoro. Hanyuma ndajya kuri umwana w'umukobwa. Uyu munsi habonetse umuntu ubafasha, si wowe wenyine gusa kuko urabona muri benshi mwese batatu muri segonderi. Mu gihe haboneka abantu babatera inkunga bakabafasha kugira ngo mwige, ubundi mwiteguye kwiga neza mukavuga muti icyo dushaka turakizi? ngereka basubize amaraso yanjye ntago ari ibintu mpatiririza kwiga. Amaraso yose ibintu hatiriza kwiza. Kandi urukundo umusaza yadutoje ntago twese tuba turi abaziranenge, yego. Nta nubwo twese tuba dushoboye ibintu byose. Aba muri vacances twiganaga, yego, ariko nyine ntawe urabibona uko byagenze. Ntago wenda twavuga ko twabyuzuza 100%, ariko twarushaho. Yego. Hanyuma telefone yanjye bayitwaye kandi ifite nimero za gitifu umurenge wa Ntarabana, bamuhamagaye muri iki kiganiro. Kwaye yigeze kunyitaba ari muri ubu. Reka tugerageze turebe. Kuko hari kanza ndebe Asiya kanza ndebe umite umukiza we. Urakoze cyane. Oya simba shaka no. Allô? Oui, maman pasteur, Yesu ashimwe. Allô? 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 Aisa kupa. Nimero yayimenye. Nimero yayimenye. Yayimenye.
Uwiteka yaravuze ngo nimugera mu gihugu mukarya mugahaga ntimuzibagirwe Uwiteka wabakuye mu gihugu cya Egiputa. So mama pasiteri turagerageje nimero 2 bwa mbere yari yitabye aratega amatwi, yateze amatwi ntabwo yahise ayikuraho. So hanyuma ndagira ngo abantu bave mu marangamutima, tuve mu marangamutima turebe ese koko niba mwarakundaga pasiteri Theogene Nyakwigendera niyo nshuti Theogene Inzahuke, akaba yaragaragaje umushinga w'inzahuke wo kuzamura abana, kubakura mu muhanda no kuba yabashyira mu mashuri, tubimushimire kandi tuvuge ngo Imana izamuhira uko ridashira. Ku munsi w'amateka, ku munsi w'umuzuko, Bibiliya iravuga ngo abacu bapfuye, abacu basinzire tuzababona. Ndifuza ko tuzabona Pastor Theogene Inzahuke agaragara imbere y'Imana nk'umuntu wasize umurimo ukomeye cyane. Rero wowe udukurikiranye ndagira ngo wibuke amagambo mama pasiteri yavugiye i Rusororo. Mama pasiteri nubona iki kiganiro wongere usubize amaso inyuma, wibuke amagambo yavugiye ku irimbi ku gituro cy'umutware wawe i Rusororo, amubwira ngo sheri, nje kukubwira ko umushinga watangije ndawukomeje. Naba ngaba rero niwo mushinga, aba nibo mushinga, aba nibo nzahuke. Mwebwe mwajyaga mwumva inzahuke, aba nibo nzahuke. Dore ngaba baje kuri kamera, babirukanye kandi bamwe ntibafite aho baba, ntibafite aho kujya, bariga ntibafite ubushobozi bwo kwiga. Bibiliya iravuga ngo uvumira abandi azavomererwa, ubibira abandi nawe azabibirwa, kandi akaboko gatanga niko kazakira. Nyamuneka rero imigisha, ntabwo imigisha ari uko wabibye ibishyimbo ngo uzasarure ibishyimbo, nabyo ni byiza. Ibi byose ni umugisha. Nubiba muri aba bana bakajya kwiga, bakagira ubumenyi, niyo batakwibuka ariko Imana yo izakwibuka. Ushobora kugira umuntu neza ntakwibuke, akakugaya, akagutuka, akagusuzugura, ariko Imana yo ntabwo izibagirwa. Rero abajyana na Yesu gutabara nibo bagabana imigisha. Wowe uri bujyane na Yesu gutabara, wowe ujyanye nanjye na Janvier muri iki kiganiro, ku bwaba ngaba 1 2 3 ubwabo, nawe Imana izakwibuka. Janvier, ndumva rero nagusubiza mikoro, hanyuma urebe n'uburyo dushyireho urubuga rw'aba bana. Dushyireho urubuga rw'aba bana, atanzwe tumenye ngo atanzwe naya, bigenze gutya. Urabona abana ni 3 bakeneye kujya mu ishuri, uyu yagomba kujya mu myuga, nawe yinjiye mu buyedi. Hanyuma ariko byibuza dufate, bacumwe mu Kinyarwanda ngo ufata ihene Janvier ayifata igihebeba. Nzi neza ko kugira neza ko abantu kugihari, nubwo hari abantu babahemukiye muri social media benshi, nubwo mwizeye abantu bakabahemukira, mwabantu mwe mudukurikirana, ariko mbabwiza ukuri haracyari kugira neza kw'Imana. Ineza yawe wahoranye rero ongera uyibuke. Ntuzibuke umuntu ari uko yapfuye, ahubwo jya wibuka umuntu ari muzima, aho wavuga uti mu by'ukuri n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye n'ibitekerezo byanjye mu mahanga ndimo, nanjye Imana yangiriye neza, ingeza ku byo ntari nkwiriye kubona, ariko nabigezeho. Muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana yangiriye neza. Aho waba uri hose ku isi yose, ibuka ibyiza Imana yakukoreye, hanyuma nawe ubiture, aba bana bajye mu ishuri. Janvier, subira na mikoro, ngwino wicare hano. Ntabwo nicara aho ngaho, nicara hano ngewe. Ngiye nicara aha ngaha. Pastor, nagushimiye kandi cyane nawe wadusopoze mu kiganiro. Ariko ntabwo nari ndamubona gutya amaso ku maso, ariko umuntu w'umugabo kabisa. Ndabizi barantera amabuye, ariko jewe nta uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Bibiliya nikitubwira. Nari mfite igitekerezo cyoroshye gitagoye cyane mu buryo bwo gukira gusapotinga. Umuntu ashobora kumpamagara njya kambura cyangwa agashaka kunshaka kambura. Nagatekereje ko cyane cyane nk'abana biga batanga uburyo umuntu wifuza kubasapotinga mu myigire yabo yababonamo, yaba DMRC, yaba uyu Fami, ndetse na mushiki wacu arya yitwa Elina. Elina. Yes. Mana isinijwe. Kugira ngo umuntu akajya kwiga guteka. Ukunda guteka? Cyane rwose. Nabyize mwana. Uziko nabyize. Naje karaga pirimika kaza. Nawe gapirimika kaza. Nawe pirimikaza ugatse mugatwara yego bibanze nabangaba. Nicyo gitekerezo nge nari mfite, wenda ibyo byaba nko kwenda mwakora nk'urwo rubuga mukarukora, ariko umuntu afite uburyo ababonamo mu buryo bwihariye, ari ukuntu abantu dutekereza bigiye bitandukanye.
ntiwakwifuza kuntuma yantuma ariko ndifuza ko byabanza bigaca muri mwebwe cyane cyane mbere y'ibindi byose cyangwa Pastor Claude n'undi kuruhande wese. Merci. Ufite telefone? ntabwo ngira telefone ariko ngira simukadi. Ntabwo ugira telefone kugira simukadi ariko gusa mfite laptop. bita gukereya urubuga. Jewe reka tukemura ibi bintu gutya. Aba bantu batubonye ku biganiro turashyiraho pini y'urubuga, turashyiraho linki y'urubuga, hanyuma urwo rubuga umuntu wese arwinjiremo tugaragaza ngo ni ugufasha abana birukanywe bo mu nzahuke bajye kwiga. Yego, iyo niyo papase numva twafata. ubwo nuko byanzuwe ubwo yego. ariko gusa nimero zo ntabwo birashoboka ko njye mfite mfite nimero y'ikigo kugira ngo bikemuke. Ntabwo turi burebe umuntu tubikore dutyo bibe 50 bibe 100 bibe 300 bibe 100 ngahe biba ngahe, hanyuma tubwe tutabana ku ishuri. Hanyuma jewe noneho icyo nemeye ko bariya babiri harya biga intarabana mwese mwa ku kigo kimwe. Janvier uyu munsi ni ku wakangaye ku wa kabiri je nawe tuzajyayo tujye ku kigo tugende turebe directeur w'ikigo tumubwire ko bakira abana, hanyuma tubabwire ko turimo ibyo ari byo byose ntabwo Imana izaduta mu muhanda muri iki gihembe cyane uko byasa kose. Twese dufite abana, nanjye mfite abana, birangoye nawe birakugoye, ariko iyo papase y'urubuga tuyishyireho. nanjye nicyo gitekerezo nari mfite. Reka nshimire abo twabanye umunsi, nshimire Pastor Claude, wakoze cyane Jacques, Imana iguhe umugisha, wakoze cyane nawe Claude, wakoze cyane Fina Elina. Hana we Elina ndamufata gute mu mutwe koko? Elina wakoze cyane, niyo yita Elina, wakoze cyane nawe Fami nawe wakoze cyane. Dieu merci. Yego nawe Imana urakoze. ibane namwe kandi mukomeze murakomere cyane kugera kure mu buzima, ntago ariko gupfa, niko tubyizera cyane cyane twebwe abaraperi tugenda ku mirongo y'abasani bacu urumva. Iyo tubona amangwa nijoro ture nk'isomo ryo mu buzima, ariko ndatekereza neza ko rigomba gutambuka neza. Nagoye ikizere kugomba, nagoye silence yo kugomba kujya kwiga, ntago nzi aho bizava ariko ugomba kujya kwiga. Nawe ndayiguhaye, nawe ugomba kujya kwiga, nawe ugomba kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ibyo nanabikora no mu buryo bugiye butandukanye, we bigakunda cyane. Wowe mfite uburyo naganiramo na mwarimu Kerema, urabizi ukuntu yemeye mwarimu Kerema, tukamuganiriza akadufashiriza uyu muvandimwe ku buryo abona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ubundi imigisha igakomeza kwiyongera cyane. Yegamena. Link ya group iraho hasi, nundi wenda wifuza kumvugisha bari person ukine nimero y'umwe uwo ari wese muri abangaba anyandikira inbox kuri nimero yanjye zo 88 25 76 55 nayo iraho ngo yarapininze ku kiganiro, nabikora mu buryo buri direct. Ntago tubaje tugerageze turebe. Kuko buriya hari ibintu. Halo. Oui, exactement, muraho. Iminsi myinshi. Ndi mu kiganiro. Hari abana babaga kwa Pasiteri Theogene Nzahuke. Inde tuvugana? Uravugana na Pastor Claude. Hari abana babaga kwa Pasiteri Theogene Nzahuke nyakwigendera wapfuye. Urahabona? Madamu we yarabirukanye ngo 5 z'ijoro bari mu kiganiro barakumva, ntibafite aho kwerekeza, ntibafite aho kujya, kandi biganga ngo kuri GS Ntarabana. Ubwo twaravuze tuti nk'umunyabanga nshingwabikorwa tubikubwire w'umurenge, niba bakwerekeraho ukazagira ubufasha wabafasha nk'umuyobozi. None se Roma nta kintu nabivuga kuko nta nicyo mbiziho, ahubwo bazaze batubwire ikibazo bafite. Bazaze bababwire ikibazo bafite ku murenge. Murakoze cyane munyamabanga nshingwabikorwa. Asante sana. Mwabyumvise umuyobozi w'umurenge abahaye audience. Mwabyumvise? Aho kugira ngo Janvier ibi bintu birafasha. Ibintu birafasha. Jacques
ntabwo nzi ejo uko bimeze numva ejo tubivuge no muri iki kiganiro bitaba ibintu by'intuze by'ibanga ejo anyway sawa soza ikiganiro turabivuga nyuma ya kamera right. Mbashimire cyane mwe twabanye uyu munsi mwari mukuri kigo na za 3D TV Rwanda giyo ritwa Romeo Janvier mani komeze bane namwe ndetse inafashe aba bana bahoze mu nzahuke. Nendaga kwibaza nti tugana ku musozo wenda merci ushobora kuba ufite icyo biziho fondation y'inzahuke iracyahari cyangwa ntigihari kubera ko abari bayigize mwebwe mwavanywemo. Yego reka ngusubize gutya, fondation y'inzahuke irahari ariko mu magambo. Okay, birashoboka ko